turacyari mu kiganiro Salus Gospel ikiganiro mwumva buri cyumweru kuva saa 11 n'igice kugera saa 2. Rero tumaze kugera saa moya n'iminota 37 hano muri studio za Radio Salus. Twahoze twumva ijambo ry'Imana, turizera ko ryabafashije. Kano kanya rero ngira ngo muri kumva indirimbo yitwa Ntacyo Mugaya, indirimbo y'uwitwa Chris Aime. Turi kumwe nawe hano rwose muri studio. Chris, welcome. Yego murakoze. Gagiye neza. Yego. Turi kumwe hano rwose, araje kugira ngo tube tuganira nawe. Ni umuhanzi, ni umuramyi, atuzaniye byinshi. Subundi mbere na mbere wabanza kwibwira abakurikiye Radio Salus, wenda benshi ntabwo nyine birumvikana, ntabwo bakuzi, bagusobanukirwe. Yego murakoze. Ni Twahishakiye Aime Pacifique usanzwe, hanyuma nkitwa Chris Aime. Ndi umugabo wubatse, umukristo, ukora uyu murimo kuva imyaka 8-9 ishize, umurimo wo kuramya no guhimbaza Imana biciye mu ndirimbo. Hanyuma ndi nangaha nduwihuye niho. Yego. Ubusanzwe wenda birumvikana hari umuntu uducuranze indirimbo yitwa Ntacyo Mugaya tuzamukanye, akaba ese yumva rwose ari indirimbo imukoze ku mutima ukuntu. Ubusanzwe indirimbo ukunda kwibandaho cyane iyo wandika mu buhanzi bwawe, indirimbo ukunda kwibandaho ahanini nizi? Ese nizihumure, nizo kubwira abantu guhindukira Kristo, mbega izo wibandaho ahanini? Sinzi niba muri gospel baravuga ngo yibanda kuri ibi, kuko ngira imyemerere yuko akenshi umuntu ategereza kwandika ikimana imuhaye cyangwa se Imana imubwiye. Ariko nanjye ntekereje izo Imana yampaye muri iyo myaka yose maze nsanga hanini message yanjye ari humura. Yego. Nkuko nawe wazumva izigiye zitandukanye, akenshi ni humura. Yego. Ke yangira ngo urumva ni umwe muri mu ruganda rumwe. Yego. Ariko hari ikintu giye namubazaho gatoya. Yego. Benshi bakora gospel ikababyarira inyungu. Urimo urakora gospel nk'iyo utezeho agafaranga gusa cyangwa nivuga butumwa gusa bikarangira? Nkunda kubivuga kenshi, biramutse bibaye ko dukora gospel music kugira ngo tubone amafaranga, nagombye kuba ndi mu bantu babiretse kera cyane, kubera yuko iyo myaka mvuze na introduction yuko hari abantu batanze, urumva ntago biba bihura. So ntekereza ko icyambere n'umuhamagaro wo kuvuga ubutumwa bwiza bw'Imana aribwo twahamagariwe, nkuko ibiri bitubwira ko umukoro mukuru twahaye nk'abakristo no kuba intumwa mu cyimbo cya Kristo. Rero uramutse ushaka amafaranga mbere y'ibindi byose, ntago wakora indirimbo ya mbere, ya kabiri, ya gatatu, ya kane, imyaka 1, 2, 3 kugera ku myaka 9 bikiri aho ngaho. Ntekereza kugeza ubu ngubu ntayo ndabonamo. Ariko icyo numva mu by'ukuri gikuru kuri njyewe ni ubutumwa bwiza ku bantu b'Imana no kugarura abandi bantu ku Mana none, hanyuma ibindi Imana akaba ari igira icyo ibigenza. Yego. Ese wenda reka nkubaze, ukurikije igihe watangiriye umuziki, yego, n'uburyo wabonaga uruganda rw'umuziki muri gospel icyo gihe byari bimeze kugeza uyu munsi, urabona hari impinduka? Ese urabona umuziki wa gospel waravuye he ugeze uyu munsi? Ngewe uranabanje mu ndirimbo zitari za gospel imbere. Nindi nkuru kuko ubundi maze imyaka myinshi nkora ikitwa umuziki muri rusange, ariko iyo navuze igera 8-9 niyo maze gusa muri gospel. Indi imbere nane maze muri secular. Rero mu by'ukuri ndi umuntu agiye gukina umuziki umunsi ku munsi, uburyo agenda gukora, kuko benshi mu bakomeye bagiye bakomera mpari cyangwa se mbabona cyatwara nabanye. Rero uyu munsi twishimira cyambere nuko gospel mu by'ukuri nibura ifite irumvwa par rapport y'izindi bikurikiranye ukareba. Dufite n'abahanzi banini mu Rwanda uyu munsi, banini ubona ko narutaho bandi twita ko ari abasekura basanzwe. Mu by'ukuri n'ibintu rero ko gospel hari agaciro ifite. Ariko kandi nkongera nkavuga ngo nubwo bimeze tubibona mu bigaragara inyuma, dukwiye none kwita ku cyo iyo gospel irimo kumara muri ya ntego nyamukuru y'abakristo cyangwa se y'abamenye Kristo, ko ariyo kongera kuzana abantu kuri Kristo. Yego. Ese wenda uratubwiye uti nabanje kuririmba secular cyangwa se umuziki usanzwe nyine, tujye tubona abahanzi bamwe na bamwe nyine bamazina ndetse akomeye, akaba yaratangire wenda kuri secular gutyo, yageraho nyuma akavuga ati niyeguriye
umuziki wa gospel. Ngira ngo Meddy ni umwe mu bahanzi rwose bakomeye hano mu Rwanda ndetse mpuzamahanga, nawe yabishyizeho akadomo aravuga ati ubu nzajya ndirimba gospel. Dufite umuhanzi Syntex nawe nuko yavuze ati ubu nanjye nyine ngiye kujya ndirimba indirimbo zivuga ubutumwa bwiza gusa. Hari n'abandi. Ese wowe byagenze bite? Ni influence yo kuba wakiriye Kristo cyangwa wageze uravuga uti ndumva passion yanjye ari ubutumwa bwiza, nanjye mvuge mbe ambassador wa Kristo nyine nkuko wavuze bivuga? Mperutse kubwira umuntu ko uyu muziki utera depression. Umuziki utera depression buriya sinzi niba atabizi. Cyane cyane ku bahanzi tuvuga ngo ntago ari amazina manini, sinzi n'aba manini nabo nyamuranya ko bavuga ko bibabaho, ariko hari nk'igihe usora indirimbo wareba uburyo iri kwakirwa, uburyo utarimo kugera aho wifuzaga mu by'ukuri, kuko umutima wanjye turawugira. Ya ndirimbo wakoze ukumva ni nziza, nta kintu kimwe yabuze, ariko kumeze nk'aho uri kwiyumvira wowe ubwawe, bitera depression. Rero tubiza ko iyo kibazo nagiye mu muziki wa gospel, icyambere cyari ugukizwa, nicyo cyabanje. Ndi umwana uvuka mu muryango wa Kristo, nubwo nakora icyo gihe mu ndirimbo zisanzwe, ariko utari warigeze uba close n'ababyeyi banjye ngo mbe umukristo. Kandi natuzi ko burya kiza gukizwa no kubyimenyera, ukamenya ngo nakijwe, kumenya icyo bisobanuye, kutakavuga ngo mu muryango wa Kristo. Rero 2017 nibwo koko natangiye inzira yo gukizwa nkanjye ubwanjye. Iyo ni ingingo, niyo po ya mbere, niyo yamfashije kuba naza muri gospel, ko niba ugiyemo wari umuhanzi ahandi, byanga yo ntago wageramo ngo uhite usinzira, uwo muhamagaro cyangwa se iyo mpano yo kuririmba irakomeza gupusha. Ariko ikindi kintu cya kabiri kindi nabwo kuri gospel, ngewe hanze abantu bamukunda kumbwira niza muri kaminuza, banambwira bati ntago urebeka nk'umuhanzi wa secular, wagerageza ugakora ibi niyo tubona bifasha. Icyo gihe ntago byanshobokiye ko mbikora nkiga muri kaminuza, ariko maze kuhava ahubwo nibwo nakijijwe. So bi surprising, ariko niko byagenze. Hanyuma rero gospel cyambere rwose nayigiyemo kuko nari nkijijwe. Ariko icya kabiri icyo nyikundira kinakomeye nuko muri gospel dukora ubutumwa budasaza kandi bugira akamaro ku bantu para raporo y'ubundi bwo hanze. So rero biranshimisha kuvuga ngo reka turirimbe izi ndirimbo, kuko nubwo abango basohoye indirimbo ntabwo yajya depression abandi bagira, akenshi kuko ko ukorera ari umwami Yesu, ntabwo ubabara ngo uvuge ngo ujyeho ngo uvuge ngo ndirimbo nayisohoye byagenze gutya. Oya, kubera ko ngenizera ko hari isaha y'Imana, hari igihe umuntu azahora n'umusamariya we akamugira neza, ariko mu byo kutagiye kuvuga ngo ari depression nagize ko nasohoye indirimbo nahombye bare mu mafaranga, ngiye mbibara nk'umuhamagaro kutwo nayibara mu mafaranga mbere. Erega izi ndirimbo zanyu hari n'umuntu rwose ushobora no kuyumva atari no kuvuga ngo umusaruro w'amafaranga ni uteza, igahita imuhindura, bityo ugasanga nawe ni intama ije kuri Kristo. Ese ke nawe uri umuhanzi, ariko icyo kintu yaravuzeho koko depression mu muziki, tujya tubyumva rwose. Aba bahanzi basanzwe cyane niho bidomine, birashoboka cyane kuba upcoming, ariko ndavuga ko mu bantu buriya yo wagafashe abastari biba byoroshye no gukora indirimbo, kuko abantu baba barakumenye guhita yirukanka cyane. Dufite gahunda ya leta ishaka ko abantu ubuhanzi bwabo babyarira inyungu, ahubwo gihe nicyo nagaruka mubaza muri church mubarizwamo nk'abahanzi, nimba leta y'u Rwanda ifite gahunda yo kuzamura impano zanyu ariko zikababyarira inyungu, ni igiki mukora kugira ngo muhindure ubuhanzi mukora bwa gospel bwamamaza ubutumwa bwiza ariko bunazana agafaranga? Kuko ndumva ko umuntu wakoze igihangano kikamwinjiriza azagira imbaraga zitandukanye n'iza wa wundi wakoze ntagire icyo abona. Murimo murarwana no guhindura gute kugira ngo mugire icyo mwinjiza ariko nivuga butumwa muri kore muhanzi? Akenshi nabonye kuri ubu ngubu imbaraga nyinshi ziba ziri ku makorari gukuza izo mpano, ariko muri development cyangwa se no gukora follow up gukuza no gukurikira ikiva muri ya mpano, byo ngiza ko mu matorero bikiri hasi. Ubonye ndavuga ahomba, ntabwo ngiye kuvuga, ariko ahomba mbona ko ntago bikikomeye, kuko ngira ngo ushaka kuba binagoye kuba bashaka kutazi ko ndirimba kujyanye. Wabyumvise Baraka, abanzi bacu bahura n'ikibazo cyo kudasupportingwa n'amadini babarizwamo, akenshi bikadindiza impano zabo. Reka dusaba abashumba kugira ngo baba bambere mu gusupportinga impano ziri mu macaci. Nibyo. Yego, wenda watubwira se muri iki gihe, muri icyo gihe maze currently ni iyihe mishinga wenda urimo gukoraho se? Yego murakoze.
ntabwo byoroshye na nabivuze kare ko nkunda kuvuga ko muri gospel umuntu atiyobora kuko buriya hajemo kwiyobora cyane hari igihe bipfa njyewe ndi umuhanzi udakunda gupushinga igihe Imana imereye ibyo kwandika ariko na mbere uretse na gospel na mbere mu myandikire yanjye indirimbo buri gihe ntegereza ikintu Imana ntegereza ikintu gihe kizi ariko kigera ko mufite ibintu byinshi kabisa bimukuza byisukiranya ariko akaba n'igihe wumva warazimye cyangwa se mu mutima we nta ndirimbo nyinshi zirimo so rero muri iyi minsi mpanze amaso cyane ibijyanye no gukomeza ngira ngo mperuka muri uyu mujyi wa Butare 2017 nibwo nawuvuyemo mba muri ishuri muri kaminuza mugarutse mu ngo ku mpamvu z'akazi maze nk'amezi 3 mpageze ariko uko nongeye kuhagaruka ngira ngo kayatu yatuganirira bize imishinga ihari niyo gukomeza gukora cyane kongera kwegera itangazamakuru nkuko nabitangiye kongera ko kwegera abantu kubera yuko hari aho narindi bitankundiraga neza ko bishoboka ariko niyo mushinga mbere ndimo ariko of course no gukora indirimbo ngira ngo hari umushinga mfite w'indirimbo nimushaka gukorana n'undi muhanzi kugira ngo nawe amfashe usa nkansumbye kugira ngo ngera amfashe ndago mutangaza none ariko arahari uri Imana imfashije uyu mwaka byibura byarangira kuri community na nifite mvuga ngo hari abandi bantu bandi bashya nongeye kunguka yego ku muntu uri kutwumva wenda kano kanya ni hehe yasanga ibihangano byawe amazina yakoresha se nahe kugira ngo abibone yego murakoze icyo nibanzeho cyane muri no myaka ni ikintu kitwa YouTube nicyo nibandaho cyane nkoreshaho amazina ya Chris Aime Chris gutyo mu cyongereza Aime hanyuma inyinshi zisigaye nazo zigiye ziri kuri Spotify ariko ntabwo nibandaho cyane nkuko nibanda kuri YouTube kuko mu myizeranye nezera ko iyo uzamuye hamwe hagufasha kuzamura ahandi so warigero nibanze rero kugira ngo mbanze bishoboke hanyuma mbone kuba najya no kuzindi mbuga ariho mbasha kuzishyira ariko aho ziri ingenzi nakereza naho ngo kandi byohera umunsi ko yazibona yego Chris ufite indirimbo cyashya hano yitwa ndacyafite icyizere yego turirimbiro gato wenda mbere yuko abadukurikiye baza kuyumva nubwo ibibazo bitashira ndacyafitiye icyizere Imana nubwo ubutayu butashirayo ndacyafitiye icyizere Imana naho ingabo za Faraho zabambira amahema ku muryango w'inzu yanjye iyo ndacyafitiye icyizere Imana ndacyafitiye icyizere Imana yego urakoze cyane uramwumva ute hano ubutungane nawe rwose irimo ibihumuriza byinshi nubwo ibibazo bihari ariko Imana ndacyayizeye reka tuyumve turaza kugaruka nyuma yaho yego okay hallelujah nubwo ibibazo bitashira ndacyafitiye icyizere Imana nubwo ubutayu butashirayo ndacyafitiye icyizere Imana naho ingabo za Faraho zabambira amahema ku muryango w'inzu yanjye iyo ndacyafitiye icyizere Imana nubwo umusozi ari muremure ndacyafitiye icyizere Imana nizeye kuzawuminuka ndacyafitiye icyizere Imana nanyuze mu nzira ndende yuzuye ibibazo narebye hose maze uraho ndengera ijambo ryawe rinzaho rinyibutsa kutajya na rimwe utererana nabawe namba
amaso ibyihuse maze mbura aho nzinjira ijambo ryawe riza kuri nje rinyibutsa ko ntari njyenyine mu ntambara nubwo ibibazo bitashira ndacyafite icyizere nubwo ubutayu butashirayo ndacyafite icyizere naho ingabo za Farawo zabambira amahema ku muryango w'inzu yanjye yo ndacyafite icyizere nubwo urugamba rukomeye ndacyafite icyizere nizeye urwana ndacyafite icyizere ntabwo babwibihe mfite ndacyafite icyizere nizeye umugenga wacu ndacyafite icyizere mana yanjye ni wowe nshururi y'umutima nta zindi mbaraga nigiye uretse izawe ubuntu bwawe nibwo nzikubukiza ngirira neza negukorwa n'isoni mana yanjye ni wowe nshururi y'umutima nta zindi mbaraga niringiye uretse izawe ubuntu bwawe nibwo nzikubukiza ngirira neza negukorwa n'isoni mu bihe by'amagambo ndacyafite icyizere mu bihe by'inzangano z'imiryango ndacyafite icyizere uburwayi budakira ndacyafite icyizere mu bukene bukabije ndacyafite icyizere mu bihe bikomeye by'ubugumba ndacyafite icyizere mu bihe by'intambara ndacyafite icyizere mu matiku y'imiryango we ndacyafite icyizere mu bihe by'inzara ndacyafite icyizere ni Chris Aime turi kumwe hano muri studio. Iyo ndirimbo muri kumva ni indirimbo nshyashya yitwa ndacyafite icyizere Imana, mwagenda mukayisanga kuri YouTube. Ni indirimbo y'ihumure rwose ikubwira ngo uko ibihe byahinduka kose, uko ibibazo byagenda, ndacyafite icyizere Imana. Nkuko yabivuze isaha yayo ibizagera. Yego Chris, ni iki wasaba abanyarwanda abantu bakumva kano kanya? Kiroroshye no kudushyigikira. Nkunda kuvuga buri munsi ko abantu bafashe nkaho cyangwa se twaremyemo abantu ko abahanzi ari bariya gusa banini abantu bazi ku buryo n'umuntu ahora n'igihangano cy'umuntu mushya ntagiha umwanya ntagiha agaciro. Zanabasaba icyambere guha amahirwe abo bantu bashyashya. Nkunda kuvuga ko iyo mpaye indirimbo y'umuntu ntazi intera amasikuruti y'umuntu nzi, kubera ko uriya muntu nawe aba ashobora gukorera igaka n'abariya tubona baba baratangiye gutya n'izibika ziba zarabanje kuba amagi. Songe ni nasoga support abantu kuko nkunda kubivuga usanga babaje nkuko kera bivuze, ugasanga turi mu mujyi twa Butare ariko ntushobora kuba nawe uri umuturage waho ariko nakubaje ngo tubwire hano umuhanzi muri gospel umeze gutya ntushobora kumuvuga cyangwa se usanzwe ariko muri Kigali urabazi hanze gutyo. Ngira ngo nanabisaba n'itangazamakuru namwe muradufasha nibyo, ariko ngiza ko gumbye kuba nyine speciality kuvuga ngo hari abantu bari lokale ba hano bameze gutya sinzi icyo byagenderaho, ariko nyine ukabagari ku buryo abantu baha amahirwe abo bantu bashya bose ngira ngo arabizwe nayo imeze, ariko
bakaba baravuga ati aba bantu bimeze gutya, aba bantu bimeze gutya. Njye numva ko byaba ari byiza nk'isaba rero abantu n'itangamakuru muri rusange ryacu dufite mu by'ukuri ntekereza ko umuhamagaro wo turimo kandi turimo neza, ntabwo twenda kubireka. Nibyo nimsaje naho abantu. Izindi platforms waba ukoresha wenda mu gupromotinga izi ndirimbo no kuba umuntu yaguflowinga nka Instagram, Facebook, gutyo nizihe? Yego zose ndazikoresha. Nkoresha Facebook nitwa Aisha Keme Pacifique Chris. Hanyuma kuri Twitter ni Chris Eme, hanyuma Instagram nuko ni Chris Eme, hose niyo nkoresha wambona. Ni Chris Eme, mwagenda mukamushaka, ariko kuri YouTube rwose mukagenda mukamushyigikira. Afite indirimbo nziza, wenda nubwo ni inshuro ya mbere tumwakira ariko tuzongera tubane. Chris, you are welcome muri studio za Salusi. Ubwo butaha tuzabana wenda ikindi gihe, ariko indirimbo muri kumva yitwa Ndacyafite Icyizere Imana. Rero twebwe naha dusoreje ikiganiro Salusi Gospel. Birumvikana ntabwo natwe tuba twishimiye ko birangira bitya, ariko amasaha ni ngombwa nuko yubahiriza. Nyuma yacu haraza karatunyuze. Reka twebwe tube dusohokiye aha, naho butaha ku kindi cyumweru Kea. Yego Chris, urakoze cyane bwo tuzongera tubane. inzu yanjye ndacyafite icyizere n'urugamba rukomeye, ndacyafite icyizere nizeye u Rwanda.